twebwe abambasada twanditse turi 32, tukaba turi kumwe na 17. Imihigo dufite akaba ari 200, tukaba twazanye 52 n'amafaranga 600 cash. MJ Jules. Haleluya. Sabato nziza. Natwe nka Karabo Ambasada tugiye kubagezaho ibyo twateguye iby'umubiri. Umuntu waba ufite gahunda y'iby'umubiri yaba ari standby akabitugezaho. Haleluya. Mu by'umubiri uyu munsi twabateguriye bimwe mu bigize umubiri w'umuntu. Umuntu mukuru agira amagufa 206. Umuntu mukuru agira inyama hagati ya 600 na 650. Umuntu agira inyama y'ubwonko ipima ikiro n'amagarama 4. Ibyo bingana na gigabyte 2.5 tubona ko abaye ari video ingana gutya wayikina imyaka 130 udahagarara. Umuntu agira imitsi 86. Iyi mitsi uyiteranyirije hamwe ibyara ibirometero 100,000. Uyizengurukije isi yayizenguruka inshuro 2. Umuntu agira uturemangingo tiriyoni hagati ya 30 na 40. Mu utwo turemangingo hari ututagira insimburangingo, harimo umutima, ubwonko ndetse n'amaso n'amenyo n'imitsi idasanzwe. Umuntu agira umutima utera inshuro 70 mu munota. Ibyo bifata amasegonda hagati ya 20 na 30 kugira ngo abazengurukije umutima ubuzengurukije amaraso mu mubiri. Ibyo byose bikora neza tugendeye ku ngingo 7 z'ingenzi. Harimo imirire, umwuka, amazi, imyitozo ngororamubiri, kwirinda ndetse n'ikiruhuko. Murakoze. Haleluya. Ufite iby'ubwenge yabitugezaho vuba. Sabato nziza kandi umunsi w'umunezero. Iby'ubwenge twabateguriye uyu munsi ni ikiva cyitwa izuba. Izuba rero uko muribona buriya rigizwe n'imyuka igera ku 8, ariko harimo ibiri y'ingenzi, umwe witwa hydrogene undi kwitwa helium. Kugira ngo ubura bushyuhe n'urumuri biboneke bisaba ko umwuka wa hydrogene wiyegeranya ukabyara uwitwa helium. Izuba rero uko muribona kuriya rifite ibice 6 by'ingenzi kandi buri gice cyose kigira umumaro wacyo, ariko harimo 2 bitangaje kuko umutima w'izuba ugira ubushyuhe bungana na dogere Celsius 15,000,000, kandi igice cya kabiri kugira ngo imirasire yaryo rivemo rijye mu cya gatatu bitwara imyaka miliyoni. Izuba ko murireba rero buriya rifite ubuso bungana na metero kare triliyoni 6 na biliyoni 90. Rikaba rikubye ubuso bw'isi inshuro 11,900. Rikaba rifite ibiro bingana na miliyoni 1 na octillion 989. Ndakeka uyu mubare muri mwe benshi mu bwa mbere mwumvishe. Kugira ngo bawandike urandika 1989 inyuma wongeraho amazeru 27. Izuba rero uko mubizi ridufitiye akamaro kenshi cyane, harimo kumera kw'ibiti kugira ngo bibashe kubaho ndetse no kugira ngo natwe tubeho, ndetse by'umwihariko izuba ridufasha mu gukora amashanyarazi kuko ku mwaka izuba ritanga kilowati miliyaridi 1 ndetse na miliyoni 900. Mukomeze kugira isabato nziza. Haleluya. Ufite igice cya Bibiliya nakitugezeho. Haleluya.
Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa mbere kugera kuri 13 haravuga ngo ikimenyetso cya 7 kimenwa umwana w'intama amena ikimenyetso cya 7 mu ijuru aho yituze nk'igice cy'isaha abamarayika 7 bavuza impandandwe mbona abamarayika 7 bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impandandwe haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu ahabwa imibavu myinshi ngo yongere ku masengesho y'abera bose ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe umwotsi w'umubavu uzamuka mu kuboko kwa marayika uzamuka imbere y'Imana n'amasengesho y'abera nuko marayika ajyana icyo cyotero akiza umuriro ku gicaniro akijugunya mu isi hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zinda n'imirabyo n'igishyitsi nuko baba marayika 7 bari bafite impandandwi bitegura kuzivuza uwa mbere avuza impanda hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso 1/3 cy'isi kirashya 1/3 cy'ibiti nacyo kirashya kandi n'ibyatsi bibisi byose birashya marayika wa kabiri avuza impanda ikimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso 1/3 cy'ibyaremwe byose birimo bifite ubugingo birapfa 1/3 cy'inguge kirarimbuka marayika wa gatatu avuza impanda inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'urumuri igwa kuri 1/3 cy'inzuzi n'imigezi n'amasoko iyo nyenyeri yitwaga muravumba 1/3 cy'amazi gihinduka amaraso abantu benshi bishwe n'ayo mazi kuko yari yasharirijwe marayika wa kane avuza impanda 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri bikorwaho kugira ngo amanwa atavira kuri 1/3 cyayo nijoro nuko ndareba numva ikizu kinini kiguruka kiringaniza ijuru kivuga n'ijwi rirenga kiti nishyano rizabonwa naho mwisi kubw'imanda z'abamarayika 3 zigiye kuvuzwa haleluya haleluya ufite isomo rya Bibiliya nawe naritugezeho haleluya Yesaya igice cya 9 umurongo wa 9 kugeza ku wa 8 haratubwira ko Abayefurayimu n'Abasamariya bose bazabimenya abo nibo bazavugana ubwibone no kwinangira imitima bati amatafari yaraguye ariko mu cyimbo cyacu tuzubakisha amabuye abaje imivume yaratemwe ariko mu cyimbo cyacu tuzakoresha imyezi haleluya haleluya twagiye kubakugezaho n'indirimbo muyitegera amatwi hari igihe ngewe ndeba ibibera mu isi bigatuma nibaza byinshi byo muri ubu buzima maze nkitotomba ni Yesu yatinze kugaruka dore turarushye mwami ubanza utakigarutse biginagira mugenzi agiye kugaruka ibimenyetso byavuzwe dore byarasohoye umwiteguro n'uwawe kugira ngo uzabeyo mu buturo yateguye bwiza bw'abanesheje biginagira mugenzi agiye kugaruka ibimenyetso byavuzwe dore byarasohoye umwiteguro n'uwawe kugira ngo uzabeyo mu buturo yateguye bwiza bw'abanesheje dore ibimenyetso byerekana kugaruka kwe byarasohoye tureke kwinangira imitima twitegura imana y'umukiza igiye kuvuga umwami ari bugufi cyane mureke tumwitegure wikinangira mugenzi agiye kugaruka ibimenyetso byavuzwe dore byarasohoye umwiteguro n'uwawe kugira ngo uzabeyo mu buturo yateguye
bwiza bw'abanesheje. Wikinangira mugenzi agiye kugaruka, ibimenyetso byavuzwe dore byarasohoye. Umwiteguro n'uwawe kugira ngo usabeyo, mu buturo yateguye bwiza bw'abanesheje. Ijuru impano ni nyinshi yaduteganyirije, hahirwa uwizeye Uwiteka akanamba kukuri, uwo ni uzahabwa ikamba rirabagirana. Nshuti bene data muraho, tubifurije kubayo. Wikinangira mugenzi agiye kugaruka, ibimenyetso byavuzwe dore byarasohoye. Umwiteguro n'uwawe kugira ngo uzabeyo, mu buturo yateguye bwiza bw'abanesheje. Wikinangira mugenzi agiye kugaruka, ibimenyetso byavuzwe dore byarasohoye. Umwiteguro n'uwawe kugira ngo usabeyo, mu buturo yateguye bwiza bw'abanesheje. Umwiteguro n'uwawe kugira ngo usabeyo, mu buturo yateguye bwiza bw'abanesheje. Umwiteguro n'uwawe kugira ngo usabeyo, mu buturo yateguye bwiza bw'abanesheje. Wikinangira mugenzi agiye kugaruka, ibimenyetso byavuzwe dore byarasohoye. Umwiteguro n'uwawe kugira ngo usabeyo, mu buturo yateguye bwiza bw'abanesheje. Haleluya.